ifite imbaraga sibyo zishamikira mu gushyingira abana n'urugero bakabuza urukundo bikundaniye mu nyungu z'amoko mu nyungu z'amafaranga mu nyungu zindi nyinshi zigiye zitandukanye. iyo miryango bigatuma igira imbaraga ziturutse muri icyo kintu. Yego, hakabaho nuko gushwana nuko gutandukira. Umuntu wese utabarutse tushyiraho ya ndirimbo yacu tukamuha n'ubugingo buhoraho sibyo. Ariko niba umuntu utubwiye ati yavuye hano abeshye ababyeyi, Bibiliya ivuga abantu babeshya bakabikora bakanabikurikiza bazaba hanze y'iki kintu abantu banga kwemera sibyo. Dusupoze ko aba bana ahantu basinziriye mu buzima bw'iteka bari kwishyura ibintu bakoze yaba uwishe. Yes, ndagusuje kandi muhaye ikaze mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukubeho uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Wowe udukunda, wowe udusengera, wowe ufite gahunda yo kujya mu ijuru, Imana iguhe umugisha. Turi kumwe n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Prince, turagusuje mu izina rya Yesu. Ndabyikirije mu izina rya Yesu, nawe ndagusuhuje. Uramahoro? Ndashima Imana mu izina. Ndashaka ko tuganira tudatinze. Hari ibintu byinshi biri kugenda biba hanze ahangaha, abantu bamwe bakabifata nk'ibisanzwe. Mbega kuba haba ibintu bimeze nk'ishyano ni inkuru imaze kwakirwa mu matwi y'abantu isigaye imeze nk'aho nta n'ikitwaye. Ariko nk'abantu bakijijwe barebera n'ibintu mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'umubiri gusa, bikagira ikindi kintu bitwigisha cyangwa bitwereka. Ejo bundi twabonye umwana w'umukobwa ngo wari ugiye muri stage ajya gusura umusore, arangije agezeyo inkuru mbi itangazwa bidatinze, abo bantu bombi ngo bapfuye. Bamwe bavuga ibi abandi bavuga ibi. Robert, biriya bintu wowe ubibona ute mu isi y'umwuka seho ubona bishushanyije iki? Imana igumugisha. Reka mbere ku mubiri usanzwe. Buriya nuko wenda tubyita biraho ni social media n'iki byose, suko wenda bivumba ubu munsi nawe urabizi ko nta gishya kiba mu isi. Ariko uyu munsi dufite ikibazo mbere ku cyitwa background education. Uburezi bwacu bufite ikibazo. Uburezi bufite ikibazo. Niba umuntu ubundi kera iyo umuntu ajyaga mu ishuri kwiga sibyo, yari umuntu sosiyete yitezeho amakiriro, yitezeho kubona, kandi uyu munsi niko bikiri cyane cyane cyitwa kaminuza. Kaminuza donc urumva iyo umuntu arangije humanity agiye muri kaminuza, ubundi kaminuza ni hantu hari ni pepiniyeri yo kurera abayobozi b'ejo hazaza b'igihugu. Ariko reka mvuge nk'umuntu ubamo ugira ibyo mbona uyu munsi abajene dufite biga mu makaminuza agiye atandukanye, kubonamo abarimo icyizere cy'ejo hazaza. Ntabwo generalije ariko nibo bakeya kurusha abo muri rusange. Kubera izihe mpamvu? Uburyo discipline zitangwa, uburyo uburezi butangwa, yaba mu miryango yaba no mu barimu, naho ubona ko harimo ikibazo. Niho hashobora guturuka umwana wiga muri kaminuza akagera ku rwego agira umutima wo kujya kwica mugenzi we. Hari ushobora kunyumva ko ati bwo nawe rero ufite ibitekerezo biciriritse, ariko mbihereye do base biri hasi mu burezi. Uburezi bwacu bufite ikibazo. Ese icyo kibazo gifite abarimu, gifite systeme y'ubwo burezi, kiri hehe nyine? Kiri hose. Kiri hose. Ku bana, ku barezi, kuri systeme, kiri hose. Sibyo? Bo ikindi cya kabiri, reka njye ku muryango. Buriya imiryango myinshi yirera icyo bita body, imibiri. Wariye, wambaye, minerval yishyuwe, n'icyo barera. Noneho bakibagirwa kurera icyo bita ubugingo, n'icyo bita umwuka. Umwana niyigishwe umwuka mubi ngo anigishwe n'umwuka mwiza. Iyo mvuze umwuka mwiza ni ukuyoborwa n'umwuka wera, Roho Mutagatifu. Navuga umwuka mubi ni ukuyoborwa n'umwuka wa Satani. Ntabwo ababyeyi bakijya in deep ngo bigishe abana, babigishe n'icyo bita indangagaciro z'iki z'umuryango z'ubumuntu. Ubwo ndacyari nahereye mu mubiri bisanzwe. Noneho iyo ngiye mu isi y'umwuka, uri kumva mu mwuka, ubundi kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kwica umuntu, umutima we ntubukikoresha.
ntabwo bukikoresha. hari umwuka uwukoresha, kuko ubundi kirazira kubangura ikintu runaka ukajya gukeba ijosi ry'umuntu ukavusha, ntabwo icyo gihe umwuka wawe uba ugikora. noneho ikindi mutagize icyo mupfuye mutarwanaga, yes, ngo bivuye mu rukundo, urukundo rwica rugakuraho ijosi. yego, nagumye kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, bamwe bashinza ko hari izindi mbaraga uri kumva zihishe inyuma zishamikiye kuri ku miryango yombi, sibyo? ariko inzira iyo ari yo yose masenge buriya birashoboka, umugore ashobora kurwana n'umugabo bapfuye intonganya nazo, ariko ubwo umwuka uba batwara ni umwuka baba bakiriye uri kugenga abantu. umuntu agakubita umuntu urushyi agapfa, ariko gutegura kwica umuntu haba hari imbaraga igutwara igukoresha. Do you understand? haba hari imbaraga igutwara igize gute igukoresha, kabikubwira ati bipange, ni nka babandi ubona biyahura, zamuhamagare ubigenze gutya na gutya paka, aza umusekera ariko ufite gahunda yo kumurangiza. ese uwo mwuka uturuka hehe? uwo mwuka ni bwoko ki, kuki abantu batawuhakanira uri kubashuka? ubwo ubarije abantu wowe ikibazo ukizi, Imana iguha umugisha. ni umwuka uri kumva wahereye mu ngobyi ya Edeni, ariko atariho uturutse mu ijuru. ubwo Satani avuga ngo nzasumbisha intebe yanjye nyisumbishe iy'Imana. buriya ntabwo Angelo yagiye kwica mushiki wacu Samantha, yagiye kumwica ikintu cyari kiri mu mutwe we, ngo ni ukurangiza agasuzuguro. kurangiza agasuzuguro. nyamara uwamugarura ngo arebe uko yashyinguwe, nibwo yabona ko yashyinguwe mu gasuzuguro. naha rero Satani asukira abantu akabereka ikintu bagiye gukora ko ari cyiza, ariko niba bezinge bafikinge ku ngaruka zayo. bisaba naho tubwira abantu, buriya tubwira abantu ngo nibakizwe, abantu benshi baba bazi ngo tuvuga ngo bareke ibyaha. ntabwo tuba turi kuvuga ngo bareke ibyaha kuko n'ubundi barabikora, ahubwo tuba tubagira ngo bakire umwuka w'Imana wica umwuka wa kamere muri bo. noneho uyu mwuka w'Imana akaba ari utangiye kugutwara, kuko iyo umuntu atwarwa n'umwuka w'Imana umuvanamo amoko, umuvanamo izi kamere n'izi ngeso mbi zose za kamere, ukamushyiramo kamere za Roho Mutagatifu. ni icyo tuba tubwira abantu ngo nimwakire agakiza. agakiza ni iki? ni ukuruhura umuntu imiruho y'isi imurembeje, no kumukuramo amakuba n'ibyago bimutwaye, kumukuramo ububata bw'isi. hari abantu basigaye bavuga ati ubwo ibintu byose musigaye mwarabihinduye Satani, ati ni ubugome bwibera mu mitima y'abantu. hanyuma se reka twemere ko ari ubugome bwibera mu mitima y'abantu. bwakongejwe nande kugira ngo abantu bagere, kuko nta mubyeyi wigisha umwana we kwica. reka nsubize abo bantu. narakubwiye ngo nta mubyeyi wigisha umwana we gusambana, nta mubyeyi wigisha umwana we kuroga. wenda kuroga byo yabimwigishije, wenda no gusambana basigaye babibigisha ab'iki gihe, ahubwo nabi ikibazo aho byavuye. yego, fondateri wabyo ni ahubwo abantu babaza icyo kibazo batwandikire muri comment badusubize. nibyo ni leta yacu ivuga ati mu rwego rwo kugira ngo uri kumva ntabwo ikibazo FDLR ari abayirimo uyu munsi. FDLR ni igitekerezo cyayo, aho yaturutse. yes, rero abantu bireba abantu nk'abantu bafite ubugome muri bo, ahubwo bwaturutse bwavuye intangiriro yabwo yatangiye ite? sibyo? naho ikibazo kiba kiri. uwo mwuka rero niwo witwa umwuka wa Satani. buriya abantu benshi ntabwo Satani bamusobanukiwe, niyo mpamvu banavuga ati mwimumwitirira ni ubugome buri muri twebwe kuko mutamuzi. ariko nako kanwa kato akavuga ngo ubugome buri mu bantu, ako nako ni Satani uri kuvuga ku bantu bazi kumva imvugo y'abadayimoni. nako niwe uri kwibuka, niwe uri acoshomera, ashaka wacoshomera. uri kumva? yego. ejo nari ndi gukora ikiganiro ndi kubwira abantu ko imbaraga umuntu yakira ngo zimutwara zibera imbata, arizo zisigara zimutwara nk'uko yazakiriye ngo zimutware. hari ikiganiro nabonye kimwe Bosco Empire ari gukora, ari kuvuga ukuntu uyu munsi imiryango myinshi igiye itandukanye ifite imbaraga, sibyo, zishamikira mu gushyingira abana n'urugero, bakababuza urukundo bikundaniye
mu nyungu z'amoko, mu nyungu z'amafaranga, mu nyungu zindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo miryango bigatuma igira imbaraga ziturutse muri icyo kintu. Yego, hakabaho nuko gushwana, nuko gutandukira n'iki. Abantu rero, abantu bige guhitamo icyitwa umutimanama ubabuza gukora ikijyanye na kamere cyose. Yego. Uti rero umwuka, uwo mwuka wa Satani uba uri kugenda ku bantu, ukabona nk'ubwo ati we genda umwice umurangize, umuntu nawe agatega amatwi akumvira uwo mwuka. Iyo najya ntabwo urugero rwiza, urabona ko mu rusengero habamo installation y'ibyuma, amamixeri, amabafure, amamikorofone. Wa muntu kuri za senyeri zigezweho hari umuntu uri hejuru mukumva akontorora muririmbyi avuga ati shyira kuri nuza mikrofone ya kabiri akamwereka kandi yabanditseho yano. Nuko Satani azakestara mu mitima y'abantu installation yuzuye gutyo, noneho daimoni zikajya zizamura mikrofone ya kabiri. Mikrofone ya kabiri ati uyu munsi ni ugukuraho ijosi. Uyu munsi ni ugukuraho ijosi, ati irimo, ati irimo. Ariko buriya no mu miryango bibamo, hari igihe Satani azakestara ibyuma mu mutima w'umugabo mu rugo, akamubwiriza ukuntu yashatse nabi. Umwuka arakavuga ati ko washatse nabi, ko wamurambagije umwikundiye, ko hari wamwishakiye. Kajyaho n'ukuntu yahombye, ukuntu yagendesheje, ukuntu yagowe, ukuntu donc noneho Satani akajya kuzamurana hahandi muri ya volume, ntuze kumworohera uyu munsi umwereke. None abadayimoni bakajya bavuga noneho akari agakosa kangana gutya, akakagira gutya, kikaba ikiganza, akakagira akaboko ku bitugu. Donc wanyumvisha bakatangira kumubwiriza, amwereka umuntu yawenda n'urugero yatetse umunyu mwinshi. Urumva akantu koroshye ejo azabikosora, n'umubwira ko yatetse umunyu mwinshi. Muri iki kigore nikijya giteka neza, kirutwa na nyina runaka. Urikumva? Donc kari akantu gato yari kubwira mugenzi wawe ngo nawe atabonga buzi ko bateka neza. Jya ubasanga, urikumva? Ntukaze. Aha. Aho kuvuga ati rero sore irangara ku ijambo ry'Imana yavuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Ariko Satani akazamura volume ku mpande zombi, wizamura hano indi zamura hano. Nabwo abantu uburyo Satani agenda agashuka umuntu akamusanga aryamye, akavuga ati ariko muri ubyutse cya gitoki kiri ku nzira, wagenda ukagikizaho, ukazana ukareba ukuntu wakuramo na bibiri, ukifasha ukareba uko ubigenza. Iyo byemeye ahita agenda kuri wa muntu nyiri igitoki, kandi wacyajije umuhoro kuba wabona igitoki bakibye ku nzira, wagiye ukareba ko nta muntu uriyo, kandi ukagenda umubonye ibyo abajura bagukoreye, uhita ukubita ku gakanu nta mikino. Mwese akagenda akabahuriza hehe? Ku gitoki. Nusuko abantu benshi barwara sida n'ibindi, akajya hariya akisereburira. Banyeka ko niba anywa agakawa nawe agenda agasoma, akavuga ati ubu nagakoze kabisa uyu munsi diro yangice. Amaraso iyo amenetse baba batomboye. Abandi rero bati abantu n'abagome, bari abantu n'abagome n'abica nyine niko babaye, kandi kumbe diro ni yagahunda. Oya, urumva urabizi ko umuntu wese utabarutse tushyiraho yandirimbo yacu tukamuha n'ubugingo buhoraho, sibyo? Ariko niba umuntu utubwiye ati yavuye hano abeshye ababyeyi, Bibiliya ivuga abantu babeshya bakabikora bakanabikurikiza bazaba hanze y'iki kintu abantu banga kwemera, sibyo? Dusupoze ko aba bana ahantu basinziriye mu buzima bw'iteka bari kwishyura ibintu bakoze, yaba uwishe n'uwabeshye. Ubwo turi kubezinga ku byo bagiye bavuga, kuko nakubwiye ngo ntabwo mbazi, ntabwo tuziranye, sibyo? Iyo muvoma yose yagiye ibaho, uyu munsi Satani akabatisha naraboheje namwe muroheka, murabikora muzi ko nyine kugira ngo ni byiza ndi kubashakira mukobwa ndi kubwira iwanyu nti reka kuriya ntimuzajye, n'umuhungu ati nawe nataza nawe uzafera twese dupfe bamuhombe. Ati none mwebwe ubwo tayari hagati y'imiryango yabo harimo inzigo, abo babateye inzigo ntibakiriho ubuzima bwabo bwose, ari abo bashakaga ko buba bwiza n'abandi bifurizaga ko bwaba bubi, bwose ntibukiriho, birarangiye. kandi uwo mwuka wa karande nabwo ngiye sinjya mvuga ko ibintu birangiriye, ntabwo buriya biba birangiriye hariya, kuko nk'ubu Satani ashobora gutera abantu bati wowe uri kuvuga ibyo ngibyo urandakaje, urashinyaguriye, kandi kubabwira realite no kuntu mwaca nibura iyo kombinezo ikomeza kuzikururana. Kuko iyo ukurikiranye amateka kuvuga ngo mama w'umunsi yatabarutseho n'umwana yatabarutseho,
ubwo nyuma y'imyaka ingahe 10 n'ingahe hazaba indi senari ya kerikonka. Sibyo? Abantu twige kumenya uko barwana intambara y'umwuka, warfare. Nimukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo mu Rwanda n'imyuka mibi hano ho mu ijuru n'abatware bategeka isi y'umwijima. Ni n'abantu bahita bavuga ati ibyo namwe n'ugukabya, Yego. ibyo ni ibintu bisanzwe biba si ibintu byabaye byarangiye, namwe byaba komatese namwe byababaho. Sibyo komatese siko zo ziri kuvuga, ariko niba umuntu afite imyaka 20 agafata decision yo kwica mugenzi we, harimo tena harimo tena harimo imbaraga nyinshi, uri kumva ufite iterambere ry'uri kwigira. Ikindi niba Bibiliya itubwira, uri kumva ngo amaraso ya Abeli samaze 6,000 ngo aracyavuga. Kiranutse yamenetse ku butaka, amenekeye ubusa, aracyahamagara Imana atari ko nararenganye. Kandi ubwo iryo jwi nyine nimba Imana iryumva reka ko bitarangira. Kandi ubwo ntago ari Abeli wenyine, ntabwo ari Abeli n'abamukurikiye bose bagiye mu rugendo rw'Abeli. Ugasanga noneho rero hari umwana uvutse mu bindi binyejana yikubise mu bintu atazi aho byavuye, nawe akumva ubushake nk'ubwa Gahini bumujemo, akaba ateka ubundi ngiye buriya ni gute ntazapfa nta muntu ndangije, nkingeze imyaka 20 gutyo gusa ibiganza byanjye bitaramena amaraso, cyangwa ngiye mukobwa ntawe nari nabeshya ngo nshinguzemo ibyinyo mubwire ko tuzabana, ni nashaka kubigira gahunda ya nyayo mucike mucomoke. Ugukumva umwuka, wa mwuka wagendaga kera basuzuguye ngo byararangiye, amateka agakomeza agenda agira yisubira. Ntabwo ninda mu kiganiro, icyo mgiye kubwira abantu nyisoza kimwe cyonyine, murinde imitima yanyu kurusha ibindi bintu byose bigize gute birindwa, kuko ari iby'ubugingo biri bikomoka. Musome ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwe. Imana amahoro ibahumugisha. Yesu aguha umugisha, Imana yo mu ijuru ibarinde, kandi uwo mwuka uranduke mu Rwanda n'Abanyarwanda mu izina rya Yesu. Duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom.